Bakunzi ba Ndanyuzwe TV, ndabashuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Hari hashize igihe kirekire tutaganira, none numvaga mbakumbuye kabisa, ndatekereza ko namwe mwari munkumbuye. Mbahaye ikaze cyane kuri uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane mama Yvonne. Nuko rero turabona werekeje muri Congo. Urugendo se rwari amahoro? Wari ugiye gusuza M23, wari ugiye kureba Wazalendo, FARDC, wari ugiye kureba SADC, hariya aho bari mu bambiro. Bimeze bite? Tubwire nk'abakunzi bawe. Nari ngiye gutembera hariya, hagize amateka yanjye. Kuva rero M23 yafata Goma nibwo nari mpageze, numvaga mpafitiye inyota, nifuzaga kuhagera kandi nahageze. Yego. Urakoze cyane. Waherukaga ryari Goma? Goma nahaherukaga umwaka ushize. Umwaka ushize nagiyeyo, hari habaye ibyago, hari n'imvururu, icyo gihe ndabyibuka. Nagiyeyo ntabaye, ariko ntabwo byari bimeze neza kuko hashize umwaka. Nari mperukayo. Ubu se wabonye umwuka umeze uti Goma? Ni amahoro? N'abandi babashishikariza kujyayo? Ni amahoro. Wigeze kumbaza niba nari ngiye gusuhuza Wazalendo cyangwa FARDC. Ntabwo nabonye. Iyo mbabona nari kubasuhuza, ariko Wazalendo ntabwo nabonye. Niba bari he? Menya baragiye i Bukavu ne hirya aho bita za bari muri Ituri. Ntabwo nababajije cyane, ahubwo nabonaga hakeye. Cyangwa baracyari muri MONUSCO? Simbizi. Zasubira cyane ko batari bampiririje. Wazalendo ntabwo bari bampiririje kabisa. Gusa nasanze hameze neza, haratekanye. Ikirenze kuri icyo ngicyo, nkubwiye ko mperuka mu mwaka ushize, ariko mu by'ukuri ntabwo natembereye kuko bari bari kurasa hirya no hino, bari bari kurasa. Urumva twari tunatabaye, twaragiye kuzana, twari turi hafi ya hopitale bita Afurika, niho twari gukura umurambo, ariko baturasheho. Uyu munsi rero nasanze umutekano, nagenze uko nshaka, ngera naho nifuzaga. Byari bimeze neza, haratekanye, hari isuku. Urumva umwaka ushize isuku yari ihari. Nahageze ngira ngo ni i Burayi, harasukuye. Yewe M23 yakoze akazi. Ko batubwiraga se ko dukurikije nyine amakuru twabonaga ku mbuga nkoranyambaga, ko hari iminuko, ko hari imirambo y'abantu, ko hari amasasu anyanyagiye, wowe wabibonye ute? Nta mirambo nabonye, nta masasu nabonye. Ikintu nabonye, hari clean, harasukuye. Ikindi, wari uvuze umunuko. Nta munuko uhari, nta munuko uhari. Byantangaje, ariko rero hataraba n'intambara wenda ngo habeho kurasana, hahoraga hanuka. Ariko uyu munsi rwose nta hantu higeze hanukira kugenda ngarutse. Umujyi urasukuye pe. Yego. Uti naherukaga Goma mu mwaka ushize, ariko se uretse ubwo wari ugiye gutabara, ni ryari waherukagayo kujyayo gutembera nk'uko watembereye uyu munsi? Yewe nari mperukayo muri 94. 94. Nabwo gake gashoboka. Urumva ko hari mu ntambara isa n'iri kurangira. Nari mperukayo nko mu kwezi kwa... Intambara yihe? Jenoside? Mu Rwanda? Mu Rwanda. Ariko urumva jenoside iba mu Rwanda, jyewe nari muri Congo. Niho navukiye. Muri make kugerayo
byari ibyishimo bikomeye cyane kuko niho nabyirukiye hari i Goma. Kuhagera nkabona ahantu nigiye, urumva nigiye kuri Institut Maendeleo. Kuhagera numvaga ari ishema, igihe mpaherukira mbese ni icyo gihe muri 1994 mu kwezi kwa munani. Kwezi kwa munani nibwo nahageze mbese mbasha gutembera mva Rucuru nkajya i Goma ngafatayo utuntu nkajya gucuruza, nubwo hari mu bihe by'imvururu intambara, ariko mu by'ukuri twaragendaga. Uyu munsi rero nibwo nongeye kugenda, urumva hashize imyaka 30. Hanyuma se mu mujyi wabonye abasirikari, wabonye abapolisi bavuga igiswahili, bavuga mashi, bavuga iringara, bavuga iki? Ubundi twari tumenyereye ko FRDC baba bakangata mu ringara, waba utarizi umva ugata inkonda. Ubu bwo bimeze gute? Ubu ngubu rero nubwo ntatinze cyane, ariko umusirikare nabonye umusirikare w'umupolisi. Umusirikare w'umupolisi? Hari abapolisi hari n'abasirikare. Abasirikare nabonye rero sinabashije kuganira nabo, ariko nabashuhuje. Muri ngara? Oya, iringara bavugaga kera ba FRDC barabwira ngo fadanase bicara hasi cyangwa se pesa shimboke yo bolole tufi na yo bolole ngayo ngo na sakarante. Izo mvugo mbi, izo mvugo nyandagazi ntazo nahasanze, ahubwo nubwo nabashuhuje. Ntabwo baravuga ikinyarwanda, mbese hari n'abavuga ibiswahili, ariko ururimi wamubazagamo yarugusubizaga kuko ni abana bavukiye hariya. Rwose baratuje. Sinabonye umwanya wo kuganira nabo kuko urumva nta bantu benshi bari bahari, ariko abari barinze umutekano, nabonye abari mu mamodoka ntitwavuganye cyane, ariko abo nashuhuje, abo naganiriye nta ringara ryari rihari, haryo numvise. Yego. Ahangaha se uri kuri iyi rompuwe iriho umuntu umeze nk'utwaye igare, ikintu kimeze nk'igare ariko atari igare. Ahangaha icyo gishusho gihari cy'umuntu uri gusunika ikintu kimeze nk'igare bimeze gute? Bisemboliza iki? Bigaragaza iki? Bisobanuye iki? Iriya rompuwe ni rompuwe yitwa Cukudu. Cukudu mu kinyarwanda ni igitogotogo. Iriya igitogotogo, igihwerahwere. Bamwe bakita igihwerahwere, abandi bakakita igitogotogo, ariko hariya bakita igicukudu. Cukudu bayitaga Cukudu. Iriya Cukudu rero niyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko amagare ataraza n'ibindi binyabiziga. Cukudu ntabwo byayibujije kugira ngo bajye bayitwara, itware imizigo ituruka za Kibumba, za Kilimanyoka, za Rucuru n'ahandi, no mu mujyi wa Goma. N'ubu ngubu izo Cukudu ziracyahari, ariko ni ikimenyetso gishushanya ikinyabiziga cya mbere cyakandagiye muri uriya mujyi. Nubwo cyaje muri 2009, twebwe muri icyo gihe ntabwo icyo kimenyetso cyari gihari. Byanshimishije kukihabona. Urumva yuko kiriya kimenyetso cyanditseho 2009, ni muri uwo mwaka, ni icyo gihe bakihashyize, ariko mu by'ukuri baratekereje bibuka yuko aricyo kinyabiziga cya mbere cyabanje hariya hawe. Yego, turabona uri na hano handitse bienvenue à Goma. Ese iyi rompuwe na kera icyo gihe muri za 90 na kangahe, mbere yaho hose watubwiye ko i Goma ariho wabyirukiye, hari hameze kuriya, hasaga kuriya, bimeze bite? Oya, ntabwo hasaga kuriya. Iriya rompuwe yari ihari, hariya ni muri centre ville. Iriya niyo yari ihari ahubwo. Iriya niyo yari ihari.
ariko ntabwo yasaga kuriya. Mm. Ndabyibuka iyo habaga igiterane kidakabije, hari abana b'impanga bigeze kuza kuhavuga ubutumwa, hari iyo rompwe harimo twa peruze cyangwa se umucaca, ariko hari umwanda, ariko ubu ngubu barahasukuye. Rompwe yari ihari ariko harasukuye, na kiriya cyapa nta cyari gihari. biriya bintu byubatse tubona hagati. Ntabwo byari bihari. Mm. Ntabwo byari bihari aho nari mpaherukira. Mm. Ubu ngubu rero nahabonye numva ashatse kuhifotoreza kugira ngo nanjye nongere mpibuke. Urahagera ukashyiramo itandukaniro. Kuko njye nari mpari ndi mukuru, urumva nagize imyaka 13 ariho ndi, nkava mfite imyaka 19. Urumva rero ni kera kandi ntabwo hari hameze kuriya, ibintu byarahindutse. Yego. Boucherie Charcuterie Shamoki, yo ko uhahagaze ukahifotoreza, aho bite byaho? Ni ayahe mateka ufitanye naho? Iriya Boucherie Charcuterie ya Shamoki afite amateka akomeye cyane, kuko niho mukuru wanjye yakoreraga. Sinibuka umwaka yatangiye kuhakora, ariko ni muri za 80. Yahakoreye igihe kirekire, haradutunga. Ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twigeze tugira irari ry'inyama, kandi yahembwaga neza. Niwe wari mukuru mu muryango, ni nawe wanatuzanaga mu mujyi wa Goma. Ariko hari ahantu twariye foromaje, sosise, jambo, ibintu byose byo muri Boucherie Charcuterie ya Shamoki twabiriyeho, kandi n'inyama, mbese niho yakoreraga, niho ubuzima bwacu kugira ngo tubeho, tugire imibereho myiza. Amavuta ya sendu yatugeragaho hariya, niho yakoreraga, ahabyarira n'abana be bose. Abana afite 3 yababyaye akorera hariya hantu. Rero murumva ko hari amateka kandi meza, hari amateka meza. Yahembwaga neza, yahakoreraga umuzungu. Yabanje gukorera umuzungu witwa Kasuku. Kasuku aza kugurisha iyo bushera, ayigurisha Michel rero niwe wabaye shebuja wa mukuru wanjye wa nyuma, niwe baherukanye. Murumva rero bafite amateka, niyo mpamvu naho nahifotoreje. Lycée Amani yo ikwibutsa iki nk'umuntu wabyirukiye i Goma? Lycée Amani inyibutsa ko ryari ishuri ry'abakobwa rigezweho. Hari Lycée Amani, imbere yaho ahari Lycée Chemuchemu, ariko jyewe nacaga muri ayo mashuri yombi hagati na hagati, njya kuri ya Institut Maendeleo, ni nk'imbere. Urumva naho mpafite amateka, kuko narahageraga nkarangarira udukobwa twabaga twambaye uniforme nziza, kandi tukaba tuzi yuko abana biga hari ari abanyabwenge. Higeragayo na mubyara wanjye, ni naho yasozereje amashuri, witwa Antoinette. Urumva naho Lycée Amani mpafite urwibutso. Wowe wize he? Njye nize kuri Maendeleo. Ni hehe na Lycée Amani? Hari kwanza hari Estigo, hakabakiraho Lycée Amani na Lycée Chemuchemu imbere yaho, ngaca aho ngaho ngakomeza kuri Maendeleo. Inyuma yaho hakaba Lycée Mwanga. Murumva rero ni inzira yanjye, yari inzira yanjye ya buri gihe. Nahigiye muri za 89, 90. Urumva nari n'umwana uzi ubwenge. Urumva ko ni inzira yanjye, mpafite amateka meza. Twabonye uri no kuri Afia Katindo. Afia Katindo bimeze bite? Afia Katindo hariya hari centre de santé, hakaba n'ishuri ry'ikiganga. Hariya rero niho najyaga gukingiriza abana ba mukuru wanjye b'impinja, witwa Nifa na Adija. Hariya niho bikingizaga. Urumva nahekaga umwana nkajya kumukingiza, nk'uko mukuru wanjye yabaga ampaye amabwiriza yagiye ku kazi. Hakaba n'igihe amazi yagiye, bari bamaze kutumenyera, tukajya gusaba ya mazi.
niyo mpamvu rero wabonye nahatinze hariya kuri hafi ya Katindo. Katindo niho twari dutuye. wakomeje tubona uri no kuri iniverisite imwe y'i Goma, warahize kuki naho mu hantu henshi hatandukanye wahisemo kuhagaragaza nk'aho wageze? hariya hantu naho hagize amateka n'urwibutso rwiza. hariya kuri iriya iniverisite ntabwo ariko hari hameze, nta nubwo nanahigiye, ntayahabaga. hariya hari amateka magari cyangwa se maremare y'Abanyarwanda, hitwaga ku Kinyumba. Impunzi zo muri 59 kugeza muri 62 zavaga mu Rwanda, zarazaga zikajya muri icyo kizu. cyari ikizu kituzuye bakita Kinyumba cy'Abanyarwanda. Abanyarwanda benshi bahitiye mwa kiriya Kinyumba, nta madirishya yari arimo, nta miryango, cyari kirangaye. Mu gihe cyacu rero twavaga ku ishuri tukajya kuzamuka ayo ma esikariye. ariho mutuye? Twari dutuye imbere twebwe ntabwo twatuye mu Kinyumba. Urumva mukuru wanjye yari yarageze ku mibereho, yubaka inzu hariya mwabonye n'ifotoreje ari Katindo imbere ya Kinyumba. Urumva Kinyumba yari abaturanyi. noneho hariya abana kwa kundi abana bakubagana cyangwa se bashaka kuderanja, narahazamukaga mpetse umwana ajya kwiyigisha, ajya gukora etide. hari aho ntageze kuri top hejuru cyane, niho twajyaga tukicara tureba ikivo. yewe sinavuga ngo twaraniyigishaga bya nyabyo, kuko twashaka kwirebera ikivo, abantu bavuye ku ijwi, amato, za mashuwa cyangwa se ibyombo, tukumva biratunejeje. kiriya rero cyari ikirangarizwa, tukakita Kinyumba. ariko nk'uko mwabibonye ntabwo ari Kinyumba, hari iniverisite y'Ikiganga. n'ubundi numvise n'ubu nahageze nsanga ibyo bahinduye ubu ni amasuku, bakoze amafinisaje bashyiramo amarangi, biriya ntibyabagaho. ni abaturanyi bacu rero hariya twarahakiniraga cyane, tukajya kuhagurira n'ibijumba mu Banyarwanda babaga barimo, n'udukara, mbese tukabateza imbere. twaravuga ngo ni Kinyumba cy'Abanyarwanda. yego. ni ukuvuga ngo nta muvandimwe we wageragamo? ntawe. bari Abanyarwanda, abaturanyi. twabahaga n'akazi. harimo abantu bajyaga kutwikorerera amakara, cyangwa se tukajya kubahahira, bacururizagamo utuntu. dusoza, ni iyihe mesaje cyangwa ubuhe butumwa waha harya babita abagomatarasiye? sinzi ukuntu njya numva babita abanyegoma. sinzi ubutumwa wabaha nk'umuntu ushobora gusanga hari abantu n'ubundi baheruka muri rimwe cyane, wenda kubera ikibazo cy'umutekano muke wagiye urangwa mu burasirazuba bwa Kongo, abantu benshi bagatinya kujyayo. ese ni iki wababwira? ubutumwa nabaha cyangwa se icyo nababwira, nababwira yuko muri Kongo haratekanye. hari ukuntu bagira ubwoba, nanjye narabugiraga. muri Kongo cyangwa i Goma? ni muri Kongo hariya nyine. uvuze Kongo twakumva Kongo yose. oya, niba ari Goma mbaza yonyine. Goma rwose nabazaga i Goma. Goma haragendwa kuko niho wagiye. Goma haragendwa kuko navuye hariya muri Avenue ya Corniche, hafi yo kuri Grande Barriere, ndagenda ngarukira Gatindo. rero abantu bahakumbuye bagenda bakareba, kuko twanahahuriye n'abandi bantu benshi. abahakumbuye ab'inkwakuzi rwose barahagenda, benshi bagifite ubwoba. ubutumwa nabaha nuko nababwira ngo rwose i Goma haragenda, centre ville iragendwa. nta handi nageze hirya cyane kubera umwanya wenda nari mfite mutoya, ariko rwose ni karibu. mugende muharebe, nta mateka, hari amateka meza tuhibuka. ni iwacu, niho twavukiye.
nubwo navukiye muri uriya mujyi wa Goma ariko Goma narahatinze. Abanyegoma rero, abagoma Tracier, karibuni mugende iwanyu muharebe nta kibazo rwose. Yego. Nabonye ugenda no kuri moto Nagenze utambaye kasike. oya nta kasike. Yari amahitamo cyangwa Ntabwo ari amahitamo kuko nanabajije motari ndamubwira none se ntikuntwaye ukaba utampaye kasike kandi wowe yambaye. kandi wowe uyambaye ngo hano ngo dutwaraga abantu neza. Bavuga ikinyabwisha n'ikinyakibati. Hari ikinyakibati, ikinyamunigi, nicyo kinyarwanda bavuga ngo dutwaraga abantu neza. Ndavuga nti mbemwa none wowe ko ufashe kasike ngo tubajyanaga gahoro gahoro. Mpola mpola. Nuko bimeze. Nagenze kuri moto ariko nahagenze akanya gatoya, ubundi nagenze n'amaguru. Nashakaga kureba Hôpital Général, nashaka kureba kuri Stade de l'Unité. Harahindutse hose keretse Hôpital Général cyarahindutse cyane. Nashaka kureba Goma, nashaka kureba kuri TMK. Urumva ntabwo nagenze kuri moto umwanya muremure. Urakoze cyane. Murakoze namwe kutubaza. Namwe muzajyeyo muzareba ni heza cyane. Yego. Hanyuma abakunzi ba Ndanyuzwe TV mukomeze mukore subscribe, mu sharing video ku bandi, mubashishikarize gusubscribinga, muduhe comments, mu liking, nuko dukomeze tubane. Kandi ni musubscribinga mwibuke gukora ukazogera kugira ngo mumenyeshwe ko hagiye izindi video. Murakoze rero. Bye bye. Murakoze cyane. Bye bye.